Reka nizere ko mwese mumeze neza mbonera no kugenda mbaha ikaze kuri yaca no mukunda muri benshi ntigumana natwe cano ni yayindi ni Hagume TV ni nayo mpamvu nkunda kugenda mbabwira ngo gumana natwe aha niho bibera ni naho usanga amakuru aba yizewe kandi aba agezweho uyu munsi tibimeze bitingira ngo uyu munsi turi ku wa mbere tariki zo n'eshatu z'uku kwezi kwa 11 turi mu mwaka wa 2025 cano nkuko nagiye mbikubwira ni yayindi ni Hagume TV niba aribwo bwa mbere ukigeraho kora subscribe cyangwa sabone tujye turashaka kwibanira muri aya makuru tukugeza uko bwije nuko bukeye ariko kandi ni nayo nkunga uba uduhaye uti bimeze bitengira ngo ari biri kugenda ubona kuri screen yawe ntuze kugira ngo abona abapfumu cyangwa se n'abavuzi gakondo ahubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafashe aba bagabo bagera kuri batatu bakurikiranweho ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu ngira ngo ibi ngibi ntabwo bisanzwe bizwi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda aba ngaba bayakuraga he bayajyanaga he ibi ngibi dusanzwe tubizi babivuga mu makuru rwose tuvuga ko amahembe y'inzovu ari iboro ari ikintu kigira amafaranga ari hejuru umuntu ngo yanayiciraho undi reka byose rero ngende mbikugezaho ndetse nawe ugende nk'ibitekerezo byawe ari nako nkubwira ko muri iyi nkuru cyangwa se nyuma y'iyi nkuru ndaza no kugenda nkubwira iyo byagaragaye hariya muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngira ngo muzi imirwano ibiriyo muzi intambara zidashira ziba ziri kuhabera ni nayo mpamvu nkunda kukubwira nti ujya uwemere cyangwa se ujya wihangana mu minota mike turi bumarane yose ize gushira turi kumwe ngende nkubwira ijambo kuri ndi ugenda umenya neza uko biba byiriwe bimeze nk'uko ibi bimeze cyangwa se nk'uko ibi ngiye kugenda mbikubwira aho uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze aba bagabo batatu bakurikiranyweho kugura no gucuruza cyangwa se no kugurisha amahembe y'inzovu afite ibiro 20 ayo ni amafaranga baba bari kubara ukurikije uko iyi diri baba barayikoze n'agaciro aya mahembe afite bikaba byagaragaye ko aya mahembe yaturutse mu gihugu cy'abaturanyi ubwo ni leta ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aya mahembe rero akaba yajyanywe cyangwa se yagombaga kujyanwa kugurishwa ku mugabane wa Aziya ariko kuri ubu isosi ikaba yaguyemo inshishi aba bakaba bafashwe batararenga umutaru iyi ni deal rero yakozwe n'umwe muri aba ngaba wahoze ari umushoferi w'akarere w'imodoka y'akarere ka Burera aho byagaragaye ko uyu yari asanzwe n'ubundi atwarira imodoka y'akarere ka Burera ari nayo bifashishije batwara aya mahembe y'inzovu bikaza kuba byagaragaye ko bari bafite gahunda yo kuyagurisha ku mugabane wa Aziya aho byagiye bigaragara ko umwe muri aba nawe ngo yari umukomisiyoneri hagati y'ibi biboro muri kugenda mwibonera hagati y'aya mahembe y'inzovu reka ndeke kuyita ibiboro gusa ku rundi ruhande iyi ni imari ni boro ngayo nguko ubwo reka nizere ko byibuze aba ngaba baraza guhanishwa itegeko nk'uko biteganywa n'amategeko n'ubundi aha rero tuhavuye n'ubundi tukajya aha haturutse aya mahembe ubwo nahise nkwambutsa imipaka aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragaragara ko uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo usanzwe uyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko hari gahunda y'uko mu minsi iri imbere we na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda bagomba guhura n'uyu mugabo wundi Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika Tshisekedi ibi yabitangaje ubwo yari i Cairo mu Misiri ubwo hari ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo uyu ni nabwo yaganiraga n'abanyekongo baba muri kiriya gihugu
cyo mu majyaruguru y'Afurika. Tshisekedi waganiraga n'Abanyekongo ni abanyeshuri b'Abanyekongo basanzwe biga mu Misiri, abacuruzi bakorera hariya ndetse n'abasirikare boherejwe mu myitozo y'ibanze. Naho kuri gahunda y'ibi biganiro iki gihugu cye ngo kimazemo iminsi kiganira n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'u Rwanda ngo bamaze amezi agera kuri ane hari amasezerano basinyanye y'amahoro. Ubwo kandi yavuze ko nk'ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23 ngo bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Akomeza avuga ko kandi usibye ibi biganiro bya Perezida Kagame ndetse nawe bateganya guhurira hariya cyangwa se bateganya guhurira kwa Perezida Donald Trump mu rwego rwo gusubukura cyangwa se mu rwego rwo gusoza burundu amasezerano y'iduha muri Katari ndetse n'ay'i Washington. Ibi ngibi wenda hari icyo byatanga kuri iki gihugu kiyobowe n'uyu mugabo Tshisekedi watangaje n'ibi ngibi, aho tugenda tubona intambara za hato na hato kandi abasivile ahanini tukabona nibo bagenda bahatakariza ubuzima ndetse n'abandi bagenda bakurwa mu byago. Yakomeje rero agira ati inyuma y'ibyo byose ni Washington itegereje cyangwa se idutegereje irangizwa ry'ayo masezerano yiduha muri Katari. Ubwo nibwo izahamagara rero Perezida w'u Rwanda nanjye kugira ngo tujye kwicarana na Perezida Donald Trump mu rwego rwo gusoza burundu amasezerano yombi ariyo yiduha muri Katari ndetse n'ariya y'i Washington. Ariko kandi amakuru avuga ko ku wa 13 Ugushyingo aribwo Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi aribwo bashobora kuzahurira hariya i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere y'uyu muhuro muri iki cyumweru leta ya DRC n'uyu mutwe wa M23 ngo bagomba kubanza gushyira umukono ku mahame baganisha ku masezerano azasinywa mu byiciro bigera kuri 5. I Kinshasa kandi byitezwe ko muri iki cyumweru izanasinya andi masezerano y'u Rwanda yiyongera ku y'amahoro ibi bihugu byombi byasinyanye kuwa 27 Kamena 2025. Ibyo ngibyo byose nibyo uyu mugabo Tshisekedi, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye atangaza ubwo yari hariya i Cairo mu Misiri. Reka turebe ko hari icyo bizatanga. Nanjye ndahari kugira ngo byose njye mbikugezaho, wowe ntugahweme kubana natwe kuko ahangaha niho usanga amakuru nk'aya ngaya aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Reka mwese mbashimire rero mbabwire ngo amakuru yacu nakagaruka dusubire mu makuru yacu ari imbere. Asante.